mani popote batamugore n'abana garuka mu rugo uri hehe panda kutokana na nguvu za wazazi panda upatikane panda nguyu amone turaryamye dure nguyu iwe dore nguyu ko yikoze we yababa we dore ni we disi we yababa we dore ni wewe yababa we ni yanshuti yanjye we twiganye mana we yababa we n'amazina yo kuyavuga binteye ubwoba we ni inshuti yanjye twiganye we niyo yamemukiye gutya ni ukuri kanesha umugabo yababa mwana we biteye ubwoba rwose muganga we naragerageje niwe ni ukuri dore ngabariye yababa we uzi ko disi ndi dore koko nibyo niwe ndazi nari mazi we yababa we yababa we ntirenganye umuntu ndagufashe aho ndi kubona iyo gukira wawe mu rugo rwawe iwe data we namubonye namubonye dore dore nguyu ni ukuri yababa we disi ariko mana kandi inshuti yanjye magara ubyumve ngo twariganye twarasangiye ni nanjye watumye aza muri Amerika ni nanjye wamurangiye akazi araza amushyira mu kazi keza ariko ndebera ibintu yankoreye we niwe uri kunca inyuma n'umugabo wanjye n'utumye urugo rwanjye rusenyuka yego urahagana niho tuvugana ubu ngubu ndi mu rugo Rwanda aho so mbariza iki ko ndi mu rugo iwanjye wowe uri ndi muganga uri muganga se none nakubwiye ngo uze kumva muganga ndamaze kumenya ko atavugwa njyewe wabimenye ute se ninda bikubwiye umugore wanjye se umugore wanjye yajyanye mu bapfumu si kandira umugore wanjye namutaye nibyo koko yego none muganga mbabarira umugore niwe watumye ndutorokamo kubera ko ansuzugura yaragiye nkubakira urugo rwawe none gusubira aho hantu uri ari uwo usanga ari nawe ubuzima mwese urahagana uri ngo tuvugana ntabwo ushobora kwamenya wowe kuriza ibyo nkubwiye naho ni igikorwa gukora n'ibyo mbabarira ntabwo nzongera none nta mbabarira ntabwo nzongera nongera kwasubira gera ndike ndakora ndakibona umugore wanjye yajyanye mu bapfumu pe yajyanye mu bapfumu ukavuga uti ujya mu rugo ndagushaka rero tuzavugane ntabwo naburana nawe mbabarira none ongere mbabarira ntaye mu rugo Biteze mwiriwe yego wihangane turi gufata amashusho njye nitwa Cedric ndi umunyamakuru nkorera kuri YouTube yego aha ni kwa muganga yego mwahageze yego arahari se muramushakira iki muramushaka byihuse dufitanye gahunda yego dufitanye rendez-vous ya masaha deja mwavuganye yego mubwira uti Cedric yarahageze aragushaka anzemo Cedric yego umubwira aze urakoze muraho neza amakuru ni meza ngira ngo ureba ko uyu munsi dufitanye gahunda ko ndi buze kukureba yego narinze na wa mudamu wo muri Amerika yari yansabye ko ashaka ko muganira hanyuma musaba ko mwaza kuganira wenda tunabyerekana aranyemerera sinzi wenda nimba uri bumuhe karibu nyine mukaganira ni uri hariya mu modoka nyabona abantu muri Amerika bishobora dakunda kugaragara kuri kamera nabo yambwiye ati simugaragaze ariko nyine we yansabye ko ibyo umukorera byabera wenda isi yose bikagaragara nayo musabye arabinyemerera ako nyine we ngo simugaragaze niko yambwiye yego ni karibu nazi nta kibazo ni karibu mwaza babyemeye
neza karibu wacu yego muga murakoze rero kuduha karibu iwawe ubwo nabaho umwanya runaka kwibwira kugira n'ikimugenza mukaganira birambuye yego mada karibu murakoze cyane twahuye nawe ejo mu ko uvuye muri Amerika yego ufite ikibazo mu muryango wawe kimeze gute murakoze cyane kunyakira nego numvaga mbishaka cyane kugira ngo tubonane ko twajyaga tuvugana ariko tutarabonana niyo mpamvu nafashe icyemezo cyo kuza kugira ngo tubonane amaso ku maso. Njyewe nitwa Mukashyaka Justine, yego navukiye mu Rwanda mu karere k'Amajyaruguru, mu ntara y'Amajyaruguru. Umugabo wanjye nagize ikibazo cy'umugabo wanjye, twaragiye muri Amerika, turi Abanyarwanda twavukiye mu Rwanda ariko turiga tugira amahirwe yo kubona akazi muri Amerika muri leta ya Florida. Yego twarashakanye, dushakana tuba mu Rwanda ariko tuza kugenda, twabyaranye abana 3 dukundana n'umugabo wanjye, duhuza turakora. Twari tumaze gutera imbere, afite akazi keza nanjye nayo mfite akazi keza. Yego ariko mu kubyara umwana wa 3 nabonye impinduka, ntangira kubona impinduka. Umugabo wanjye afite akazi keza, dufite amafaranga, twateye imbere, ariko byaje guhinduka, birahinduka pe cyane ndetse. Ariko tujya mu masengesho ahantu hose, ndatangira nkajya nsaba bagenzi banjye, dusaba inama abantu bakuru, inshuti zacu turi kumwe muri Amerika, kubera ko nubwo biba bigoye kugira ngo ubonane n'abantu, ariko twagiye twitabaza imiryango, inshuti twajyanye kugira ngo zize kutuganiriza, ariko biranga. Abanyamasengesho bagerageza naho biranga, ngenda gerageza ahantu hose ariko biranga. Umugabo wanjye yarahindutse, ubu noneho maze kubona ko ntakimufite, ntago tukibana, ntago turi kumwe, kandi umugabo wanjye naramukundaga, nawe yarankundaga cyane. yagiye burundu cyangwa se bari Urumva yaragiye, ubu ngubu noneho naramubuze. Ubundi yajyaga agenda akamara icyumweru akagaruka akongera akagenda, ubu noneho naramubuze. Ubwo rero niyo mpamvu nafashe icyemezo cyo guhita mpamagara uriya munyamakuru Cedric. Nakurikiranye ibiganiro bye cyane, nagiye nkurikirana n'izindi cano, ariko nsanga iyi ngiyi ngenda nyikurikirana cyane. Cedric nibwo namwifashishije, ndamuhamagara ndamubwira ngo ndumva wamuzana uriya muganga. Yego aranyemerera, ndavuga ngo noneho reka ngende, kuko yari yampaye icyizere cyuko hari abantu benshi bagiye ufasha. Aranyemerera, arambwira ati tugende, nta kibazo, wowe shaka uburyo uza hanyuma nzagufasha. Yego ubwo rero nari maze ibyumweru 2 niko nagira ngo mbanze nduhuke. Ubwo rero nibwo twafashe icyemezo cyo kuza na Cedric. Nawe ndamushimira kuko yabashije kungeza ahangaha. Nizere ko rero muri bumbere nyangamugayo, utambera nk'abandi. Yego ndamwakira kandi neza yuko waza kuva hano usobanukiwe neza ibyawe byose. Urabona mu ngo z'iki gihe habamo ibintu byinshi bitandukanye. Hari igihe mujyana kuri mukagira ngo mufite uruhare mwebwe kandi nta ruhare, abana bateze imyuka mibi bikabagira kuri kubera ko niba wowe umugabo wawe umuzi neza, mwajyaga mukundanye mugiye kubana cyane, baragenda yindagurika buri munsi, kugeza naho yugiye abana yabyaye. Ubu mfite agahinda gakomeye. Abana twabyaranye bamaze kunywa ibiyobyabwenge, twageze muri Amerika barahinduka nabo. Urumva ibintu, umuryango warasenyutse. None se ifoto y'umugabo wawe wawayizanye? Yego ndayifite, ntabwo nabura kuyigendana kuko umugabo wanjye ndacyamukunda, kandi numva nshaka ko twaba turi kumwe ibihe byose. Nikwereke?
ndayigendana ntabwo nagenda ntayifite kuko numva mpangayitse cyane. Yego ngiyo yitwa Ntirenganya Anastase. Yego ubwo ko wayizanye ugiye kubasuzuma urugo rwanyu rwose. Wamubonye ukuntu yari umugabo mwiza. Mugiye kubasuzuma n'icyo dufite urugo rwanyu rwose hanyuma icyo dukemura. Ni ukuri muraba mukoze cyane. Uramubona uwo muti urabona ikimumu uvuga amazina yawe. Nitwa Mukashyaka, ngiye Mukashyaka Justine mwene Karori na Mukamazimaka. Kugira ngo umenye urugo rwanyu rwose badukoreraho mu rugo rwanyu rwose n'umugabo wawe. Nshaka kumenya ibintu byose badukoreraho mu rugo rwanjye n'umugabo wanjye Anastase, kugira ngo tumenye uko biri kugenda bigaragare muri uyu muti. Fatira wote. Fatira amaboko abiri. Fata ukomeze. Kalau kemudian wanyo wanyo jauh ses. Lekor. Umuryango wanyu wose warangiritse. Bela mwari. Nuvuga ngo hari umuntu uri muri Afrika ufite ibintu bamuhereza hariya muri. Ibintu nibyo tuma mujyana buri gihe. N'abana banyu harimo umwana uryamashwe barya amashusho kandi mu bwenge.
nawe ubwawe iyo uryamye urota nabi cyane ntabwo kugira ngo nyansinzira utabaza uri mu bitotsi urusaku ntirusohoke noneho waba mu nzozi naba mu bitotsi ukaba ufite ubwoba bwinshi cyane ni ukuri bwinshi buhora nagiye no kwisuzumisha kenshi mu rugo iwanyu habura induru ya buri gihe umugabo wawe afitwe n'umugore kandi nawe uramuzi oya we umugore w'inshuti yawe ni umufite oya ni ukuri nta nshuti yanjye yankora ibyo bintu ni umufite oya muga nta nshuti mfite yankora ibyo bintu inshuti zanjye zose ni inkoramutima zanjye ntabwo zampemukira twaravanye muri Afurika yewe sinabyumva pe nta nubwo ibyo bintu byashoboka nk'uko nagusobanurira mbere yuko bashyiraho kamera ubundi gusuzuma ubwabyo twicaranye aha ngaha mu nzu 40 usanze hano ariko uri kure muri Amerika ho abarenzeho oya nta kibazo ntago amafaranga yatuma nta umugabo wanjye rwose mutamufasha turangize rero tuwe nabwo ntabwo yampa yose yego urampamo kimwe cyahuriye amafaranga ku mafaranga zo kumvikana andi uzayampa umugabo wamufite nta nubwo ari menshi ayo ngayo ariko ngiye kumugucyurira ntabwo ari menshi ni ukuri we ibintu byose nabiguha 40 yego nta kibazo amafaranga yose naje niteguye ikintu cyose binsaba kugira ngo umugabo wanjye aze nagikora bimwe nimukwereka nta kintu kizamukorera noya njye ndumva nshaka kugira ngo mbone umugabo wanjye agarutse gusa nta kindi niyo mpamvu navuze ngo ibi bintu bigiye ku mugaragaro kubera ko ndabizi ko mpangayitse kandi hari n'abandi bahangayitse rwose nicyo kintu nshaka kugira ngo mbone umugabo wanjye agarutse Mwemu twezenganye? Yego, Anastase. Anastase. Ayiwe. Anastase. Jama ari popote. Batamugore n'abana agaruka mu rugo uri hehe? Panda kutokana na nguvu za wazazi. Panda upatikane. Panda. Nguyu. Amoni, turawarya miduru nguyu. Iwe. Dore nguyu kwa yikoze we. Yababa we. Dore ni wadisi we. Yababa we. Dore ni wewe ye baba we ni yanshuti yanjye twiganye mana we ye baba we n'amazina yo kuyavuga binteye ubwoba we ni inshuti yanjye twiganye we niyo yamemugiye gutya ni ukuri kanesha umugabo ye baba we ye baba bana we biteye ubwoba rwose muganga we naragerageje niwe n'ukuri dore ngaba ye baba uzi ko disi ndi dore koko nibyo niwe ndazi nari mazi we ye baba we
Ntirenganya. Ni baba we mugabo. Ntirenganya ubu ndagufashe aho ndi kubona ngiye gukira wawe mu rugo rwawe. Niwo data we. Namubonye. Namubonye dore nguyu. Dore nguyu ni ukuri. Ngira ngo ari mu buzima Ni baba we. Ndese ariko mana kandi inshuti yanjye magara ubyumve ngo twariganye twarasangiye ni nanjye watumye aza muri Amerika ni nanjye wamurangiye akazi araza mushyira mu kazi keza ariko ndebera ibintu yankoreye we ni uri kunca inyuma n'umugabo wanjye n'utumye urugo rwanjye rusenyuka. Yego urahagana niho tuvugana ubu ngubu ndi mu rugo Rwanda. aho so mbariza iki ko ndi mu rugo iwanjye uri ndi muganga. Uri muganga se none nakubwiye ngo uze kumva muganga ndamaze kumenya ko atavugwa njyewe wabimenye ute se ninda bikubwiye n'umugore wanjye se umugore wanjye yajyanye mu bapfumu se kandira umugore wanjye namutaye nibyo koko. Yego none muganga mbabarira umugore niwe watumye ndutorokamo kubera akansuzugura. Yaragiye nkubakira urugo rwawe none gusubira aho hantu uri ari uwo usanga ari nawe ubuzima mwese urahagana uri ngo tuvugana ntabwo ushobora kwamenya wowe kuriza ibyo nkubwiye naho nigwa gukora n'ibyo mbabarira ntabwo nzongera none nta mbabarira ntabwo nzongera nongera kwasubira gera nzigeza gukora ndakibona umugore wanjye yajyanye mu bapfumu pe yajyanye mu bapfumu ukavuga uti ujya mu rugo ndagushaka rero tuzavugane mu ntabwo naburana nawe mbabarira none ongere mbabarira ntaje mu rugo nzi ko Alice yamera gutya ntabwo nzi ko Alice ibi bintu yabishobora rwose muga ni ukuri ntabwo nari nzi ko yabikora niyo mpamvu nakomeje kumera gutya yewe noneho nagiye kugira icyizere ko hari icyo uri bumfashe we ngo bijye gukurikira rero ubu ngubu yego ni ukuvuga ngo umugabo no kumukugarura mu rugo ni ukuri uzaba hano uzagira hariya muri kubugaragaza nta kibazo birashoboka se cyane rwose n'uyu munsi ntabwo ari burare kure mu rugo nta kibazo basi umpe ikimenyetso nyereke ko yagiye basi yatashye mu rugo ko yatashye mu rugo nubwo ntahari yewe ni ukuri urakoze mva nzakugororera pe nzakugororera rwose uragikurikiyeho yaguye imiti yego ndakwereka uburyo uyikoresha hari indi usigaza uzihogera nugira muri Amerika mukandi mukayigira mwebwe muri kumwe turi kumwe ubuse bizongera gusubira ko twongera no kogana uzahogera muri kumwe n'abana nzadaho umuti wo kugira ngo babanywe nabo basubire ku gihe nta kibazo ni ukuri muramukoze umuti wazanye ngiye umuti no kunywa mu gikoma yego ubu n'umugabo n'abana cyangwa se mu cyayi yego hari umuti wo kwisiga noneho n'umuti wo kwihogera yego uyu ngubu bita umuhuza ugomba kuboza mwese yego no kwihogera no kwisiga ni ukuri urakoze ubu ngubu yose izarangira iyo umaze kwihogera uyu nguyu n'izazanye zifunze zose zirafunguka yego ubu washakaga akazi yakabuza kaboneka niyo washakaga bakabakiriya bakaboneka nari nangiye no kugirana ibibazo n'abantu bo mu kazi n'akazi buri munsi kubera guhura na stress yego ni ukuri umva ndishimye muga nangiye kugira icyizere nta kibazo rwose ndayabaha rwose nta kibazo pe mugabo ibintu ukoze ntibisanzwe none we urakoze ndakumufashije ko sinzi nimba nakwiba iminota nk'ibiri nkagira ikintu nkubaza gatoya nimba wabinyemerera yego mugabo dukurikije ibintu tubonye aha ngaha
nagitangira itangaza ariko impamvu nziza ngo reka kubaza utuntu nka tubiri nubwo kuba ko wampaye umwanya ntabwo ndi bugutinde ndakoresha amasegonda make ugeze kumubwira uramubwira ngo kuba waje naha wigoye ngo iyo yemerera kuvura uri muri Amerika utiribuza ese wari kumuvura gute atiriwaza kandi mbonye umuhaye imiti wari kwimuha gute ari muri Amerika ntituzi nese n'igacamatsiko n'icyo kibazo cy'amatsiko no kugira ni byiza wumvise ikintu namusobanurira ndi ntangiye kumusuzuma nabwo nti uri ahangaha ugusuzuma wagize wangizanga amafaranga 240 kuvuye muri Amerika mu gihe uri muri Amerika dufite amafaranga tumuca aho atandukanye n'amafaranga 40 umuntu ari hano ni nayo mpamvu rero kumuvura muri Amerika n'ubundi bigorana biragorana kandi agakira igihe kirekire rimwe na rimwe akagira ngo wamwereje kandi uri kumuvura ariko inkumba baha imiti gutya direct akatagira akikoresha bafite icyizere 100% ko genda agatakira vuba vuba wari kumuvura gute se ari muri Amerika anyoreza ifoto ye uko afite ikibazo n'umugabo we yakoreza amafoto yawo mu rugo rwose hanyuma nkafasha amafoto yawo n'amazina y'ababyeyi babo birakora ku buryo ntabwo hari n'abantu babigenderaho bagahemukira abantu bita abaganga ariko mu by'ukuri birabira kuntu birakora kandi ikintu cyose biramenyera ko ikintu cyose kigira original kigira na pirate umuntu apirate ikintu kiriho ku buryo ufata ifoto y'umuntu n'amazina ye ukabasha cyane kuvura utamukozeho cyane rwose abantu benshi nabo babyumva ubu cyatari umunyarwanda ngo uba waragiye ahantu ugasanga umuntu yavunitse akaboko bamuwunge bamwe igicucu cye akiri uri kureba anababare kwanza ngiye ngo muri Amerika ibaburuza akanaruka ntabwo ati ko umuntu ari kuruka nuko ndi kumuvura mutabonanye nakoresheje ifoto gusa n'amazina ye aho mbonera n'abantu harimo abantu bajya babanyitirira wa mugani uko duza dukora ibintu ugasanga bamwe babyinjemo uko bitanariwe cyangwa twaza uko bitari ukabisobanura nabi hari umuntu uzi bavuga ngo namuvuye ntiyakira giye buryo nkoramo iyo umuntu aje akangana akazangana ababaye umusuzuma ugasanga afite uburwayi ntabwo namubwira ngo nasubireyo waba ufite amafaranga utafite ndakuvura mbikora gute rero ntabwo twandikirana urambwira ndikuvuga ngo ntuzayamuhanga ati nzayaguha agomba gutera ingenda wowe wivura mu gihe ushaka amafaranga iyo utwaye wize ugiye gucyuza uzanyambura niho handi umuntu abara kugukoresha yakumva ufite agatege akumva ko tuzanyishyura nyuma mu ndwara yamusubiraho akavuga ati muganga ntakiyamariye kubera kwanze kwishyura ntabwo ikosa bari ryanjye rero niba tuganye ibintu byuzuze nkuko twabivuganye ingaruka zikubona wowe uzirengera ariko muhamye neza ko umuntu wese wantangira ubuhamya n'umuntu wujuje ibyo twagomba kuvugana nawe agomba gukira byanga bikunda ni ukuvuga ngo dufite ibintu dusa n'aho duhanganye nabyo ari mu ruhande rw'abaganga harimo abantu babi ari mu ruhande rw'abarwayi naho harimo abantu babi kugira ngo wenda duce amazina cyangwa dufashe abantu kuba bagusobanukirwa wenda n'igihe umuntu aje kukureba abashe kuba yakuvugisha si bya byiza buri bahaye nimero zawe kugira ngo ajye amenya ko ari we muvuganye wa mugani atazagira umuntu kwiyitirira ugasanga baramuyobeje buri bahaye nimero zawe si byo byaba byiza kurusha ni byiza kurushaho niba nta kibazo waziba ntazo nazibaha mbona ukuvuga ngo mbere yo kuzibanya mbanza bagura ibintu nkora bitandukanye ni ukuvuga ngo ugiye mu buvuzi bwa gakondo ngiye kuvuga ibintu nkora bitandukanye ni byinshi cyane ariko ikintu nibandaho cyane ni amarozi n'imyuka mibi uburozi uko bwaba bumeze kose bwaba ubutamikano bwaba uburengano bwaba ubutumano amarozi ndayavura noneho ikindi kintu nitabira cyane guhuza ingo ziri kuryana umugabo n'umugore ari abacana inyuma basubiza ku murongo bakabana neza ari abatandukanye ndabahuza kugira akabana ari ababyaye abagabo bakanga abana ndabahuza abana bakakundwa ari abafite imanza benda kuburana zikaba zarananiye baho umuti bigakunda ari ugucuruza baho umuti w'ubucuruzi bigakunda ari umuti amahirwe byo gukina n'iki byose ndabikora nabyo bigakunda ari ibintu byinshi bitandukanye nimero yanjye ni 0788 3 3 9 akaba n'indi ya 0788 24 13 7 8 noneho bikashimisha cyane rero iyo mvuye umuntu twegeranye yaje kundeba yaje kundeba agakira vuba birashimisha ariko yari kure akira vuba bagiye bihangana nabona ko cyabitinze yari kure ndazi no kwafasha nimero nandika kuri iki kiganiro wenda kugira ngo bajye bayibona biboroheye yego wari urimo uratubwira rero ibibazo ubasha gukemura utubwira ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ubwo se ushobora no kutubwira ibiciro cyangwa igiciro kibwira umuntu wenda waje kukureba nyirizina igiciro cyo kwa muganga rero indwara ziba zihuye
ari nayo mpamvu hazaho gusuzuma gusuzuma tubikora amafaranga 40 twamara kubona uburwayi umuntu afite n'inkomoko yabwo tukumvikana amafaranga tugiye kumuvura yarangaye akatwishyuraho makeya ku mafaranga yo kumuvura andi akazatwishyura yakize ntabona ko bazana amafaranga azana nta rezeri turabona aho ngaho aba ari ukwambura umuntu ariko se nta kurundi mushobora gufasha umuntu ku buryo badashobora kumuroga none kandi bimaze kukuvura ngukingira bimwe mwita ngo nimba gutsirika ahubwo nakoze cyane kunyunganira hari abantu baza bihutambwe ati ndashaka kugira ngo tunyure ku muntu wandoze niba baza kunsuzuma tunyure ku muntu wandoze ntabwo ibyo bintu birashoboka koko ariko umuntu w'umukuru arababara iyo ndi gukura umurozi arababara byo gushika kandi se muri bumwice iyo murekuye amenya aho byakorwa niho byakorwaga dusa n'abahanganye kurega wa muntu mu gihe atarakira nayo ntatangira kumuvura ariko umurwayi ndi kumuvura bityo kugira ngo umurwayi akire bikagorana niyo mpamvu bisaba kugira ngo mbanze mvure umurwayi wanjye akire namara gukira mu mutsirike aribwo byo kumukingira nyuma ngaragaza uwamurogaga ariko nabwo tumaze kumvikana ko ntacyo bizamutwara umwereka nyuma ikindi nagira none basobanurire kumumugara ngo umuntu ungiye kugoroza ibyibwe rwose umuntu uzibwa televiziyo akibwa amatora yo mu nzu akibwa ihene ntazamuhamagare iyo ngoroza ibintu bifite agaciro ka miliyoni 2 kuko umutanyi ukoresha 500 niyo nishyuza umuti ugaruza ibyibwe wawe amakiri 500 niyo nishyuza utagira 500 kubera ko umuti nakoresha n'ingoroza iyo hene nakoresha ngoroza miliyoni 200 niyo mpamvu ntangira nikiza 500 umuntu waza akeneye kugaruza ihene byasaba kwishuva 500 cyane rwose abo ushaka kuvugisha ukuri kuko hari ababivuga muri rusange ugasanga ngo ntago ariko reka mbikubaze baravuga ngo abonga tukisha bose reka ubwo mbonye amahirwe guhura n'umuganga gakondo mbikubaze mu izina rya bagenzi bawe mukorana cyangwa se wenda nabo utazi dukunze kwakira inkuru nyinshi cyane zigenda zivuga ko hari abavuzi gakondo biba abaturage reka mbikoresha muri iyo mvugo ugasanga arakubwiye ngo urama amafoto amazina n'ibindi byose n'amafaranga wayamwishyura mukamubyaranya abo ngabo ugasanga uwo muntu ntumufashije ese kuri wowe urabivugaho iki hanyuma ikibazo cya kabiri ni iyihe garanti twaha abazareba iki kiganiro cyangwa se abadukurikirana babashe kumva ko wowe utandukanye n'abo ngabo bakora ibyo bintu bo garanti ya mbere natanga ni uko igihe nta muntu mbwiramo amafaranga ye yose muranyishyura uko ibibazo bibi byakemutse byose yego ikindi kuvuga ngo baganira n'abantu bambura abarwayi nibyo nyine ni nabyo ko bimeze niko bimeze kubera ko duhora tubyumva buri gihe n'umuntu akamubwira ati ejo hari uwamugambira ati bantwaye amafaranga ari 10 bingahe n'abantu vore wa mugabo rwose uri kumihotera ntabwo umuntu nsinzi uwo ari we ariko ati nyine si wowe atabundi ngira ngo wene mirimo yo kwamamaza ntabwo tubara mu rugaga ibi bintu byacu kugira ngo uzasobanuke neza nuko urugaga ruzafata abaganga nyabo banyabo abatari nyabo uretse kabakurikirana mugira n'urugaga tugira urugaga rwacu tugira mu rw'abavuzi gakondo burya ari nayo mpamvu rimwe na rimwe iyo dutombe ukaduha nimero z'umuntu wagize wahebutse none mpamvu n'ibyangombwa buri biba bihari ari ibyiyumvo nemanitse ku nkuta icyemezo cy'umuvuzi gakondo wo mu Rwanda burya mugira n'ibyangombwa ahubwo birasobanutse uvuze umuvuzi wemewe atari bari abazabeshya abantu agomba kufite icyangombwa kimugaragaza nk'umuvuzi gakondo nuko bimeze ntabwo umuntu atwara umuti ahubwo muze mbere n'imiti yanjye hariya hano ntabwo umuntu atwara umuti mu ikoti ngo ajye kuvura abavuzi inzoka abavuzi ibintu byose n'ibiva mu gikunda rwose ntabyo kubona amahembe cyane kimeze nk'uruhu rw'inyamaswa ni uruhu rw'inyamaswa ni inyamaswa buriya uruhu ni inzibyi ruvura iki ubwo ngubwo indwara nyinshi zitandukanye zigeze nko kurenya reba ndabona imiti ihari hano ndabona ibintu byinshi bitandukanye intebe za kinyarwanda ibisabo amacupa menshi atandukanye bivuze ngo iyi ni imiti ya za ndwara zitandukanye byo uvuga reba nahera muri etajeri kare myinshi ndabona igiye yanditseho ibintu bitandukanye ngira sinyara buri muti wose mbazi kuvura nyayo ako kabindi nakiki
ufite ibikorwa mu hariya ntiwamenye ibyo aribyo cyese warwaye nkaba ndi kuvura turi kumwe nawe babariringira amatsiko menshi agomba kujya amatsiko neza yego niyo byiza ntacyo noneho ndakeka dusobanukiwe wenda abazagira amahirwe yo kubona iki kiganiro kuri shene yacu bazasobanukirwa birushijeho wanatanze nimero ndaza kuzandikaho kugira ngo wenda birinde abo batubuzi babiyitirira uzavugana n'undi muntu adakoresheje iyi nimero witangiye ntazabimbaze ubwo azaba mutuburiye ku giti cye hanyuma rero ubu tunagana ku musozo ufite ubutumwa nka muganga ushobora guhereza abanyarwanda muri rusange cyangwa se abantu bari ku isi yose ariko babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda ubutumwa wabagenera tugana ku musozo tukureke ukomeze akazi kabonaganira n'uyu muntu wakugendereye abantu ubutumwa dubahe abantu bari mu Rwanda cyane cyane mushaka kwivuza ariko ngo yivuza ari aho ari ngo bari muri ngoma ngo rero yivuza atari kugira kwa muganga none muganga jisho ku jisho uwo nta n'igihe atazibwa yego bajyanye na barene muganga amaso ku maso amuvure bari kubagarara yamenye n'imiti bamuhaye ibwoko bwayo bamenye n'ibyo bari gukora ibyo yego hanyuma abari hanze y'igihugu nabo Canada Amerika n'ahandi hose yego kirazira kikanazirizwa kugira ngo wishyure umuntu amafaranga yo kuvura utabona indwara urwaye yose ikizirangiye utari ufite amafaranga ngo muhane no muhaje wundi utabona zitagira amakosa akomeye cyane bivuze ngo bayabanza bamenye ko bari kuvugana na muganga nyirizina ariko ushobora kutegera akabazo k'amatsiko nkibaza nti ese nubwo ntazi nimba bijya biba umuntu aramutse akwishyuye wenda ayo ngayo wise makeya ntumufasha ngo bikemuke bigenda biti wenda indwara ikaba yakunanira cyangwa se ikibazo cye ntukivure icyo gihe uwo muntu we bigenda bitara asubizwa amafaranga ye arihangana ngena munyengerageza mvura ibyo ndi kureba ngo baye bukuvenda ko kaza abantu bisimbishoboye ndaguhakanira abantu ntabwo mbishoboye yego bivuze ngo ikibazo utagishoboye uramuhakana kubera ko igiye kugerageza ugiye gukira kuzima bw'umuntu ntabwo nagerageza najya kugerageza mu buryo ntabwo ikibazo utishoboye uramuhakanira ndaguhakanira rwose ubwo umuntu wamaze kwishyura amafaranga ye abizi ko biri bukunde cyane bidakunze ndabona kujya muri gukunda iyo ubwo bidakunze nandi ntiyayama kandi kiri nanone akunda umuntu uza kwivuza yavuye kwa muganga w'ikizungu bakabosha urwaye bakabubura uwe tuvuga uri gufite inkorora ikabije uri kubira ibyuya byinshi cyane ugasanga udafite umuvuduko ugasanga udafite diabete ugasanga nta nkorora urwaye nta grippe iyo uje ahangaha iminsi myinshi igihe kirekire usanga ari uburozi bakubwira mugafata ku gihaha ukazana ibimenyetso bimeze nk'iby'umuvuduko muganga rero ndagushimiye ko wemeye ko mu mwanya ndabona ufite akazi kenshi cyane abantu bagushaka ari benshi hano hanze ndagushimiye ko wemeye ukigomwa tuganira iminota mikeya nimba nta kuniganya ijambo twasoreza ahangaha murakoze cyane ntabwo muniganya ijambo ubona utarekanakira abandi yego n'abadukurikiye rero murakoze cyane gukurikira channel yacu muri abantu b'ingenzi cyane nshimira n'uyu mushyitsi wemeye ko bikorwa bigaragara kugira ngo ubutumwa bwe butambuke na cyane kubera ko yanze ko tumugaragaza ariko ibyo ntacyo byari bitwaye ikizima nuko abadukurikirana babasha kureba ibyo dukora ndetse bakabireba imbona nkubone murakoze cyane rero turabashimiye nawo mu nkuru z'ubutaha Imana ibarinde.